Amakuru yawe? Ni amakuru ni meza turashima. Urugendo rwagenze neza? Cyane. Okay. Nese kuje witwaje ibikapu kandi narakubwiye yuko nshaka umukozi uzajya ukora ataha. Mami narinzanye mu twenda nashakaga kubasaba byibuze nkazajya nkora mba hano. Ibintu ngira ngo twari twarabivuganye. Kandi ngiye n'umugabo wanjye twavuze yuko tuzashaka umukozi uzajya ukora ataha. Rero si ntako byakunda. Nta kibazo basi mumfashe ijoro rimwe ndazinduka na mu gitondo. Okay. Ufite amashuri angahe mbese? Naingize mu wa gatatu segonderi. Okay. Mvuye no mu ishuri vuba so nashaka byibuze gukusanya udufaranga nkareba uko nasubira mu ishuri. So uzi gukora akahe kazi se? Ibintu byose akazi kose kari umukozi wo mu Rwanda kazi. Nzi kumesa, nzi koza ibyombo, nzi guteka, ahantu ndi isuku niharanga. Okay. Ndaza kuvugana n'umugabo wanjye mbimwumvishe ubwo ibindi nyine gukora nzagenda mbibona. Nukuri nyizere pe nawe uzabyibonera. Okay. Ntacyo. Ubwo rero ngwino nkwereke aho uzajya ukorera. Nkwereke mu gikoni, nkwereke naho uzajya urara. So wisange rero. Nukuri mama urakoze cyane, nukuri urakoze. Oya nta kibazo. Ntago wakumva ugiye cy'umutima wanjye nezerewe. Urakoze Imana yo mu ijuru ikumira umugisha. Uri umubyeyi mwiza, urakoze cyane. Nta kibazo. Ngwino nkwereke icyumba cyawe. Boss, wazaniye kumazi. Oh, sorry. I'm sorry. Kanzana agatambaro. Harya witwa? Nitwa Tina. Tina nta kindi waba ukora hariya mu gikoni wawe? Oya ntacyo boss kambiranze ko nakazi kanjye. Please. Shaka ibindi gukora hariya. Okay. Ngo byagenze gute? Shuha se? Nonse sisi kankubaza. Njye ndabyumva. None se umugabo se basigiye urabona we ari kukwemera birimo birajyamo. Aha. Narakubwiye ngo bizakora umugore nzabona the love of my life ukuzi wanjye ngomba kumubona kandi good work akazu gahagazemo neza right I know ndabizi urakumbuye mu rugo next week tuzagenda ntugire ikibazo right I promise komeza wihangane gato none se mva mubwire urabona yishimye abaye neza arimo arazana stress umugabo waragenda ashaka excuses zitari aho ngaho ubuntu nk'ubwo urabubona yes I knew it good sawa turasubira mu kanya take care kandi agukunda cyane see that's my sister over there yarego bajya kuzatsindira igihembo cyawe good
Alfred nshaka wiki. Baby please wambabariye. Ndakwinginze mbabarira please manuka please. Alfred nta soni. Manuka tuvugane. Nabuze amahoro n'ukuri. Byananiye no kuryama noneho sinzi ukuntu nabikubwira mubye. Mbabarira uva aho ngaho ugende ndakwinginze. Basi iyo byashobokaga byibuze ugasimbuka. Manuka nze nkora iki? Okay, manuka gato. Basuce hariya namaze no kwinjira gusurumva nasubiye nakubonye be. Ako harufuzi ko utananyubaha. Ubanyubaha ntago waza kumvogera bigezanga. Ibaze nawe uri umugabo ukajya kubona ukabona undi mugabo aje kuvogera urugo rwawe. Of course nanjye rabyumva nanjye nahita mwica. Wamwica? Kuki se udatekereza ko none we bashobora kubona bakakwica? Nge ntabwo yanyica tese. Byo ntabwo mbyitayeho. Cyo shaka ari wowe ntabwo yanshobora. Alpha ndakwinginze. Okay, basi mbabarira utaheje uzaze tuvugana. Sibyo? Ndakwinginze manuka bibi. Manuka please wingora pe. Mine uzi ko n'umuzamu ashobora kunteza boss. Akabwira boss we nyine ko yambonye nyagasana. Mbara umbwira ikintu nasobanurira umugabo wanjye. Akurabona ahantu mba navuye. Bamasaha yose mba natwaye kujya nze nkureba. Byibagirwe sinshobora kumanuka. Pasi byibuze wankundiye ko nagukunze ko nta wundi uzagukunda ko nagukunze ko. Cyonyine wabinyubahiye. Please. Sometimes you take my breath away. I hope I never forget to say. You remember how Paert, ibura ry'umugati nk'akabeba. Look man. Nta nubwo usize. Are you okay? Meze neza? Urihe? No, sorry. Meze neza. I'm okay. Sure. Ibyo navuze babyumvishe. Okay. Ntabwo meze neza? No, meze neza, sorry. Usinziriye neza? Yego. Really? Nijoro numvishe usa nk'ushigagura kuko. No, I'm okay. I'm good. Ntabwo sinzi ndabona umeze ukuntu. Uko numva unashyushye. Urwaye? No, ntugire ikibazo. I'm good. Ndabona utameze neza. Be hari ikosa nkufitiye? Ntoya nta kosa ufite rwose. Ni ukuri mpamvu bajya nakubona wishimye buri gihe. Gutya. Kare kose se. Basi jya ubimbeshya. Oya, kubita sabeshya. Umva, mfite inama. Niyo mpamvu ubona nabyutse kare. Ngiye kwikoza ku kazi ariko ntabwo ndi butinde. Ufite inama? Ntabwo ndi butinde, sibyo? Ntabwo. No. It's okay. Ako kubera ko ndaza no kuza kuba nafata na kofi ku kazi. Okay? Have a good one. Okay. Bye. Bye. Take utanyerera. Allo, bro bitewe bimeze gute? Umva tiri yacu irimo iracamo. Kesi yasaze arimo aragisha inama abashuti be ngo ex amumereye nabi. Umva yasaze ibintu byanze ikigaragara cy'ibintu twapanze. Bizacamo zisorana umukunzi wawe. Ya. Umva kesi wenda byizeye bizacamo ariko umugabo we biragoye kumufatisha. Akunda kesi. Nshaka kubikubwira ntubyumve.
buri kantu kose ubinkoraho umugore yabikoze umva ndabirambiwe. Umva we bizacamo komeza unyizere. Ariko bro mbere no mu rugo hagati aho ndabizi. Umva impano yanjye imwe byibukirikire hafi kuko akazi dukora ntabwo koroshye. Okay bro. Ndabizi turakundana. Niyo mpamvu ndi hano ngo nkorere akazi kose. Okay bro. Sawa urakoze. Yeah. Nazi kwirirwa nzamuka hejuru ndavuga kuvugisha. Okay. Nasubire simparitse nabi. Aya. Neza ikibazo. Mana rero nabuze aho mbihera ngiye muri rero nabikubwira. Nibyaje mbite se. Ushize nkwamagaranye. Wese kuvuga ibintu kuri telefone ari byo bigorana. Ya birumvikana ya. None hari ibintu udafitiye na gihamya. Okay. Ariko nyine ukumva birimo birasa nkaho biragaruka muri wowe. Kandi ntibazakubeshya. Iyo uyumvamo ikintu ukiyumvamo kandi urabizi ngero none nabigira ibyo bintu. Iyo ntangiye kwiyumvamo ikintu rwose nuko kiba gihari kandi. Maze iminsi. Usabira gute Paert. Maze iminsi. Mbona ibintu bitari byiza. Okay. Ashaka njye umbeshyira ngo ndafuha ariko wasanga. Ni umugore wawe se? Yego man. Hari ni ikihe kibazo? Abyadukanye vuba. Ariko njya kubona nkabona nka nijoro. Cyangwa hari kimubangamiye? Oya, tega amatwi nkubwire. Ntabwo yibaga byari ibyo ngibyo. Ariko njya kubona nkabona nk'amasaha ya nijoro. Udutelefone turahamagaye. Okay. Nta kibazo, guhamagara si ikibazo. Ariko uburyo asa nk'unyonyombye agasohoka kakabaroko kacu ko hejuru akareba. Yego. Akakajya hariya yo hari nta n'umuntu kumva by the way. Mumva aravugira kuri telefone. Sinumva ibyo avuga, sinzi n'ibyo ari byo, sinzi n'uwo bavugana. Ariko urebye n'umuntu umwe. N'ubuntu umwe. Akanyuzamo wumva aranasetse. You see? Ariko none ukibaza saa munani saa saba z'ijoro. Who is that person man? Ndabyumva. Ushobora kuba ari n'inshuti birumvikana ariko inshuti batavuganye ariyo masaha. Izo saha z'ijoro. Bakavugana saa 9. Umuntu uri Mariya regaro uburyo yitwara. Yego. Bro ntubona ukuntu nahakare. Cyane. Ntusi naniwe kujya ngo nca handi nk'abandi bose. Ariko ari ibintu umuntu yagerageza akareba ko ashobora ndabitekereza ariko numva ngiye guturika ndavuga ntago ndi bubimubwire birasa nkaho ntamwizera. Ndakuzi n'umutima wawe ugutuza. Ibintu byose bifata nk'ibyoroshye cyane kandi wasanga bigeze kure ari ibintu bikomeye. Ejo bundi ndicara nuko twicaye mu modoka nkije. Ndavuga se ndimubwire ndavuga rero sibyo. Ndavuga reka maze nkuhamagare. Experience buri irafasha cyane. Ndavuga wasanga hari aho ari cyo wamfasha. Ndabyumva. Kameme nta proof mfite sinzi niba ibyo nkeka ari byo ariko harimo uruntu. Ese wowe wari wicarana nawe mukaganira? Mukabiganiraho ukamubaza se kubera icyo ubyuka izi saha kubera icyo gusiga muri saro kujya gusiga mu rugo rimwe na rimwe utashye uburyo utashyerega nk'igihe gito gishize mubanye. Ndakumva biragora wowe kugira ngo ndakubura ikiganiro cyo kubaza umuntu ndakumva n'umutima wawe byo ndabiye afite uburenganzira bwo kwivugiraho amasaha ashaka kwivugiraho ariko kameme birabangamye. Ibintu nk'ibyo ntabwo napfa kubibaza. Navuze se niyo mpamvu naguhamagaye by the way. Ndakumva cyane. Uzi ngiye ikintu kibanze nakugiramo inama. Uri umuhungu wanjye reka. Yego. Sinkuta cyane mu myaka. Nagiye kunyandikira. Oya. Mwihorere. So ikintu cyo nakugiramo inama.
wowe uzamwicaze rimwe aho kugira ngo burya kugumana ikintu mu mutwe bishobora kurangira n'umutima wawe uturitse. Yes, so iyo niba ubone ko ibyo bintu bikubangamiye mwicaze mubanze muganire mubivuganeho. Bitari ibyo niba ubona ko icyo kintu kikubangamiye njyewe nzaza nkuriyetinge story. ubwo se yatekereza ko namukeka, yatekereza ko nkeka ko Ikinyoma se urumva nabyo ni ikibazo. Nabyo ni ikibazo kandi nubwo byari bikwiye mu gihe gito mumaranye, cyangwa se suri umuntu mukuru Yego. ibyo wari ugiye kuvuga ndakeka ko ari byo ntekereje. ngo uzaze nshobora kuzaza nkakora ikiganiro mvuga ku bandi bantu, ariko niba ari uwiga, niba hari ikiri inyuma y'ibyo ngibyo azitekerezaho nawe. Ntago bishoboka, ntago bishoboka. Erega nagutanze kurebayo, nagutanze kurebayo. So rero nzi neza ko ikiganiro uburyo nzagikoramo, uburyo nzaganira namwe, nshobora no kuza nkaganira nawe wenyine nkamuganiza nyine nk'umuntu dusanzwe tumenyeranye, ariko byaba byiza nawe uri mu rugo. Nzaza nganire, nzakora ikiganiro gifatiye ku bandi bantu, atari wowe. Ndakeka bishobora kugufasha nabyo. Byari no weekend. Reka nze kuwa gatandatu. Yego. Babe. Hi. Kwatinze. Nari nkiri mu kazi. Aya masaha. Since when utaha saa sita? Sorry. Sorry. No, nagize akazi kenshi munsi. Kageze saa sita? Yeah, kari kenshi kandi hari raporo nagombaga kurara ntazi ko uburyo udashobora guhamagara. Nibagiwe shajeri y'aka telefone. Nta nubwo witaba. Sinaguhamagaye? Ntago nayumvise. Ahubwo reka tubwizanye ukuri. Urumva nta kintu ushobora kumbwira? Ariko ntago ndi umwana. Iyo umuntu ambeshya ndabibona. Ndabizi. Ntago uri umwana. Niyo umuntu afite icyo nkinga ndabibona. Nta kintu kimwe mfite. Ariko bimaze iminsi. Sorry. Sorry. Oh, so nta kintu kimwe mfite. No, it's okay. Let me see. Hello? Good night. Ugiye kuryama se? Aravuze good night. Wowe mwari kumwe. Hari izina ubonye hano? Hari izina ubonye hano? My friend, when we're together again, when we're together again. Vanessa va? Umeze neza? Nanjye ndaho nyine ndi mu rugo. Yeah. Biraho nyine ariko ndi kunyura mu bihe bitoroshye pe. Guess what? My ex Alpha yagarutse. Umva yari kumbuza amahoro, ari kuntesha umutwe. Ni byinshi pe. Oya wiza mu rugo ndakwinginze. Oya kuza ubuse ibazo ugeze hano Trevor nawe akabaraje. Ntabwo twabona umwanya wo kuganira. Ahubwo nangize igitekerezo nta kuntu twahura nko kuri resto tukaba twasangira se icyayi cyangwa se icyo ari cyo cyose. Cyo tukaganira. Hari igitekerezo ufite cyaho twajya?
Okay. Yeah. Tradis apartment y'i Kanombe ndahazi. Abanye banafite akaresto keza ukuntu. Ko twaba ariho tujya. Sawa turaza kuvugana. Okay. When we're together again. Shavani. Yanshanze pe. Yanshanze. Sinzi icyo gukora. Ntumbwire ko ari Alpha yigana. Ega nkubwire no wabure. Vane hari umunsi n'umwe nari naguhamagara ndi serious. Ngiye kukubwira ikindi kintu kiterekeranye na Alpha. Ase Alpha byagenze ute noneho mana. Man, Alpha byamaze gufata indi ntera. Alpha byamaze gufata indi ntera. Ibaze umutipe wifata akazi wanjye mu rugo rwanjye n'umugabo. Mu rugo rwawe n'umugabo. Agakomanga najya kubona nkabona nigatera. Ubwo ikintu nkora ni ugumuhinda vuba kugira ngo Trevor atamubona. Ese ubundi ubwo umunsi yaje Trevor akaba ari umufungurira. Icyo kintu nanjye mpora nibaza. Sinzi ukuntu amenya ko ndi mu rugo ndi kumwe na Trevor. Ibyo yenda nta kibazo kuko niyo yaba ari uhari yamufunguriye nta namwihakana. Wow. None se ko yifata akamamagara saa munani z'ijoro. Ndi kumwe n'umugabo mu buriri. Kabisa. Kandi arabizi ko washatse. Kabisa. Wow. Harya nyibutse. Trevor mumaranye imyaka ingahe? Kwezi kuza turuzuza ibiri. None ndibaza. Okay, wowe umfashe wenda usobanurire ko njye ntabwo ndi kubyumva. Ni gute Alpha yifasha akagaruka akakanya? None nawe nabwo ibintu bimeze neza. Mbizi basi nawe kubwira. Akurazi kesi. Nutamaganira Alpha kuri. Ndamwamagana gute? Uzi inshuro maze kumubloka. Nutamwagana ntazigera nabona yuko ikosa yakoze nyine uburemere bwaryo. Ntabwo byazigera abona. Habe na gato pe. Yaba waruzi inshuro maze kumubloka. Nese umubrose bigenda bite? Ni gute izindi nimero? Ese Alpha ko menyereye ko yari umukene ayo mafaranga yo kugura ama simcard ya buri kanya. Kibaye shashiti cyere kumubonyo. Abura kwashingamwo business akirwa ajya kuyaguhamagaza mu gutesha. Akabahungu b'ikigiye mana we. Reka nkubwire rero, nkugire inama ya kigabo. Fata umwanya wawe ugende imbere ya Trevor n'umugabo wawe. Umubwize ukuri kandi umusabe n'imbabazi. Excuse me. Mubwire ngo iki? Umubwize ukuri kose kwawe na Alpha. Ibijyanye na Alpha? Exactly. Ari kuvana rero nawe. Hari igihe mbona iyo nkubwira utu. Nuragurya uri kumbwira. Ibyo byose uri kumbwira ngo ntabwo mbyumva n'ibindi ndi kukubwira rimwe uzaregrete impamvu utafashe decision nyayo. Ndakubwiza ukuri. Noneho kubera ukuntu Alpha aza mu rugo siko ntangiye no kumugirira. Ngandebe. Sibyo ndi kuvuga. Mugirire mu ejo bundi uramwinjiza mu nzu. Mukanya bagusangane nawe mu cyumba. Mukanya mushakira icyumba mu nzu. Dore ko nta n'inzu yagiraga akodeshaga. Ejo bazamwirukana muri iyo nzu utangire kumukodeshereza iwawe. Hanyuma utangire kubana na ex n'umugabo wawe. Ibyo se nabyiza komeza wisha Trevor. Trevor ni umugabo mwiza uri responsable nutamubwiza ukuri ibyo byose biragwamwishisha. Kuko Alpha ntagazanya amahoro. No. Ibyo byombi kubwiye hakiri kare. Nudafata umwanzuro niwo uzaregreta. Yeah. You better do that.